Ikintu cya mbere nabasaba ni ugufatanya nanjye bakankurikira, bakamfasha kuko buri igishoro cya mbere cy'umuntu ni abantu. Mu wa kabiri harangoye kuko nigaga nanga nibwo nari ntarasobanukirwa neza uburyo nshobora kwiga nkora n'uyu muziki, birangora ushaka kuntwara burundu ariko ndasiragoringa mbona mbinyuzemo birarangira ndaharangiza, ariko nyuma yaho narabisobanukiwe ndakora. Ijoro riguye dukoranya twese, n'amarira atemba araterura bwangu, ati ubuzima abagenzi n'urugendo, kandi umutima urambwira kugenda. Ibyifuzo byanjye nifuza mu banyarwanda ni ukunkurikira, ni ukumfasha, ni ukuma ibitekerezo kugira ngo nkomeze umuziki, dukomeze dufatanye. Reka twongere tubasuhuze abakunzi ba televiziyo yacu, tubashimira gukomeza kubana natwe. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe, kandi twishimira urukundo muhora mutwereka rwa buri munsi. Uyu munsi rero turi kumwe n'umwana mutoya ariko ufite impano itangaje. Twagira ngo dutangire twibwire abakurikiye televiziyo yacu. Watangira wibwira abadukurikiye amazina yawe. Murakoze cyane, nitwa Rwibutso Betty, iwacu ni i Nyanza mu murenge wa Busoro, akagari ni Masangano. Betty, umeze neza? Yego, meze neza. Twishimiye kubana natwe kuri televiziyo yacu. Yego, murakoze. Nifuje kuganira nawe, ikintu cyane kuganira nawe, nigeze kubona ka video kawe uririmba, numva kanyuze ku mutima. Wari waciye hari TikTok nakubonyeho, nabonye ka trendinze cyane, mbona uri umwana ufite impano idasanzwe. Watwibwira impano yawe, mbese uzi impano ufite zingana gute? Uzi ni ukuririmba gusa cyangwa? Murakoze. Just impano mfite ni ukuririmba, niyo navuze ngo nditaho cyane, gusa ntago ariyo gusa kuko nandika n'ibisigo. Yego, nibyo, ndaririmba ariko nzi no kwandika indirimbo. Yego, uzi kwandika indirimbo. Ubu ngubu se uriga cyangwa ntago wiga? Yego, ndiga. Ubu ngubu wiga mu kangahe? Ngiye senior 6. Senior 6? Ko muno ukiri muto cyane. Oya, ntabwo ndi muto cyane. Genda bano uri muto pe, ahubwo ubanza uri umunyabwenge. Oya, nabirenze. Wiga ibijyanye n'iki niba atari ibanga? Niga indimi n'ubuvanganzo. Okay, wiga indimi n'ubuvanganzo. Reka twe gutandukiraho gatoya. Ukuvuga ngo watubwiye ko impano yawe ufite uririmba, ukaba unakora n'ubusizi, nibyo? Yego. Yego, ni ukuvuga ngo rero twagira dusobanure neza. Wavuze ko uri mu byo kuririmba ari byo urimo cyane, ubusizi bwo ujya ububasha cyangwa nuko nabwo wumva wabukora ariko ntabwo ushoboye cyane, cyangwa nuko ngo kimwe gihaye umwanya ikindi uravuga ati reka mbe nkiretse? Yego, nuko nitaye kuri kimwe cyane, nitaye ku kuririmba cyane kuko nibyo byari bindimo cyane. Gusa wenda iby'ubusizi byo nabyo ndabishoboye ariko si cyane, nuko nabyo related n'ibyo niga kandi nanone related n'impano yanjye. Okay, nibutse ko wiga indimi n'ubuvanganzo. Betty, rero twishimiye ko witabiriye, wemeye ubutumire bwacu ukatwakira hano mu rugo iwanyu. Twabyishimiye cyane.
yego natwe twabishimiye. so ni ukuvuga ngo rero numvaga noneho wakwiperezanta ku bantu badukurikiye ugasa n'utuha akapera ku bihangano byawe tukumva. Nabo ngewe kuba nkuzi ndakuzi, ibihangano byawe ndabizi, narakumvishe uririmba neza, ariko wenda abadukurikiye bashobora kuvuga bati ni ibikabyo ni iki, reka wenda ririmbe twumve. Nabo wenda abadukurikiye baraza kugira icyo bavuga, batange komantere niba babeshye cyangwa ntababeshye. Murakoze. Uwo munsi yazindutse icyarubika, inyakura cyane ikoze irya hino, izuba rirenga kereye urugendo, ukwezi gucanye yaguwe n'agahinda, ijoro riguye dukoranya twese, n'amarira atemba araterura bwangu, ati ubuzima abagenzi n'urugendo, kandi umutima urambwira kugenda. Numva nanjye amarangamutima yantwaye pe. Ariko iyo ndirimbo ni wowe ni Karasira? Ko numva wajyawe ni ya Karasira. Yego niye. Karasira uramufana cyane se? Yego niwe Roromodo wanjye. Ni ukuvuga nawe uririmba gakondo? Yego. Ziriya njyana numvishe uririmba mu bukwe niyo njyana yawe n'ubundi? Yego. None se niba tutakugoye waturirimbiyeho no ku yawe? Yewe mutima w'uwo nakunze, nenda gushira mu mwuka, nawukomanze kenshi wanga gukingura, kandi ndimo ndahwerera inyuma y'urugi, babarira basi rimwe sinongera, ndabizi inkuru y'amahano, mbabarira ninjire mu mutima wawe, nushaka ubwo uhita unsohora, mbabarira basi rimwe. Shagiye ijwi ryaranze mwana, akoze batwigishe kuririmba natwe by the way. Gusa nizere ko abantu badukurikiye, mana yanjye igihe ndumva rwose ntago nababeshye pe, namwe muze kunyomoza, uyu mwana yabishoboye simbabeshye. So Betty, ubu ngubu se ni iki wifuza, ni iyihe target ufite, intumbero muri wowe wifuza kuba wageraho mu minsi izaza ni iyihe? Murakoze. Ikintu navuga nifuza kugeraho, cyane cyane mu bintu byerekeranye n'umuziki wanjye, nifuza ko ikivi Roromodo wanjye Karasira yatangiye ngomba kucyusa, kuko ntekereza ko kuba atakiri mu Rwanda ntabwo bigomba gusobanura ko indirimbo zisobanura umuco wacu ku gitsina gore bizacika. Oya, tugomba gufatanya tugazamura umuco wacu binyuze mu ndirimbo. Nkomeza no gushimira abantu bafatanyaga nawe kuririmba, aba Cecile Kayirebwa, Isonga n'abandi benshi. Rero nifuza ko mu minsi iri imbere, wenda Imana nibishaka, umuziki nyarwanda uri gakondo ugomba kuzaba uri hejuru, especially uwo natangiye. Yego, ni iki wumva wifuza ku banyarwanda badukurikiye, ni iki wabasaba muri rusange? Ikintu cya mbere nabasaba ni ugufatanya nanjye, bakankurikira, bakamfasha, kuko buri igishoro cya mbere cy'umuntu ni abantu. Igihe abantu babuze, ibintu byose birapfa. Ikintu cya mbere nabasaba ni ukunkurikira, kandi no gufatanya nanjye kwitinyuka, twirekure, twerekane impano zacu, tuzishyire hanze, ko umuco wacu ukomeze gukomera.
so uvuze ku banyarwandakazi uranyibutsa akenshi ababyeyi bakunda kubuza abana babo cyane cyane b'abakobwa bababuza kwinjira mu bintu by'umuziki ngo habamo ingeso zitari nziza, wowe ubyitwaramo gute? Njyewe ubu ikintu kimfasha kugira ngo mbyitwaremo neza, ikintu cya mbere ni ugusenga guys, ni ugusenga kuko haba harimo yego ibishuko byinshi kuko n'ababyeyi buriya barabizi babivuga babibonye. Ikintu cya mbere kimfasha ni ugusenga, ikindi kintu kimfasha ni ukwegerana n'abantu mbona bakuru, nkabagisha inama, nkabagezaho ibyifuzo byanjye, then nkashyira mu bikorwa inama bangiriye, apana kwigira inama cyangwa ngo mfate ibyo nshaka gukora mbishyire mu rungano, kuko buriya inkundarubyino ibyifuzo byazo namwe murabizi. Yego. So ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu umaze igihe kingana iki wumva umaze umenye ko wifitemo impano yo kuririmba? Maze igihe kingana n'imyaka 9. Yego, kuko nabimenye mfite imyaka ni 8. Wabimenye ufite imyaka 8? Yego. Ubu ngubu umazemo imyaka 9, ubwo bivuze ngo ufite imyaka 17? Yego. Ndumva wari ukiri na mutoya pe. None hari igihangano na kimwe waba ufite ku mbuga nkoranyambaga? Yego. Ni ikihe? Ni indirimbo nayikoze 2023. Yego. Iyo ndirimbo yitwa gute? Yitwa Basi Rimwe. Basi Rimwe si iyi ngiyi umaze kuturirimbira harya ubwo? Yego. Okay, Basi Rimwe. Ubwo ni ukuvuga ngo twayibariza he kuri channel yawe yitwa gute? Wowe witwa gute kuri YouTube channel? YouTube channel yanjye nitwa Umunyarwandakazi Betty. Wayibariza kuri YouTube channel yanjye yitwa Urwibutso Betty. Njye izina ryanjye kuri YouTube channel ni Betty Umunyarwandakazi. Iyo yitwa Basi Rimwe. Okay, yitwa Basi Rimwe. Iryo zina niryo witwa mu buhanzi Umunyarwandakazi Betty? Yego. Cyakoze cyo. So ubu ngubu uri guteganyiriza iki abantu bawe? Wenda ndakeka mu myaka 9 hari abantu bagukurikira nubwo wenda batari benshi, ariko wenda barahari, kandi ukaba uri no guteganya gutera indi ntambwe ukamenyekana kurenza aho ugeze. Uri guteganyiriza iki ku bantu babona iki kiganiro bakakwishimira n'abandi bakwishimiye bakurikirana ibihangano byawe umunsi ku wundi? Murakoze cyane. Ikintu ndi guteganyiriza abanyarwanda bankurikiye cyangwa se babonye iki kiganiro cyangwa se no mu minsi iri imbere, ndi guteganya ko Imana nibishaka yabishoboye mbere muri iyi minsi ngomba gukora indi ndirimbo, kuko mfite indirimbo imwe. Ikindi kandi n'abandi bantu bose babonye iki kiganiro bakifuza guhuza nanjye ndahari. So uvuze byo gukora indirimbo uranyibutsa, wavuze ko uri mu byo gukora indirimbo kandi uri n'umunyeshuri. Mbese ibyo bintu bifatanya gute? Amafaranga uyabona ute? Ibihangano byawe bikora gute? Nukuvuga ngo tubwire buryo ki ibihangano byawe bikoramo kandi uri n'umunyeshuri. Nzi ko abanyeshuri muba muri ku ishuri nyine mudakorera amafaranga. Igihe cy'amasomo agomba kuba ari amasomo, n'igihe mbonye libre nibwo nita ku muziki wanjye, ariko iyo ugiye kubivanga birapfa. Amafaranga yo iyo ndi muri vacances nibwo amafaranga aboneka. So nukuvuga ngo uba ufite akazi muri vacances, ufite icyo gukora kiguha ayo mafaranga? Yego, kuko akenshi mba ndi mu makwe n'ahandi hantu hatandukanye nko mu bitaramo. Twishimiye rero kubana nawe kandi ni iby'agaciro kuduha umwanya tukaganira. Uri umwana mwiza kandi ufite impano. So muri make rero ni byiza kandi komerezaho kuba waranahisemo kugendera mu muco
nyarwanda, gutanga mesaje mu njyana yacu nyarwanda ni iby'agaciro cyane. Ni ukuvuga ngo rero uri guteganya iki noneho muri iyi minsi? Iyo ndirimbo yawe uri guteganya abantu izasohoka mu gihe kingana iki? Bayitege ryari? Murakoze. Abantu bankurikiye nabasezeranya ko nka nyuma y'uku kwezi byaba byatunganye. So ubwo rero reka nkomeze mbibutse mwebwe mwese mudukurikiye, nanabibutse ko turi kumwe n'Umurage Image Studio. Ni studio nziza cyane ikora amafoto ikanatunganya video, ikaba icuruza n'utundi tuntu tw'imirimbo dutandukanye harimo amaherena, amasaha n'utuntu twinshi. Mwabagana rero aho bakorera mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Bugesera. So ni abantu bakora neza rero, mubakeneye mwahamagara kuri 0787 31 71 82. Aho turi kumwe rero turacyari kumwe n'umwana muto cyane ariko ufite impano idasanzwe. So tugana ku musozo, ni ikihe kintu, reka tukubaze muri aka kanya, uri mu wa gatanu, reka tugiye mu masomo yawe, ni irihe shuri ryakugoye ku buryo wagezeho uvuga uti iri shuri ndebye nabi nazasibira? Ishuri ryangoye ni ishuri niga mu wa kabiri wa segonderi. Mu wa kabiri harangoye kuko nigaga nanga, nibwo nari ntarasobanukirwa neza uburyo nshobora kwiga nkora n'uyu muziki. Birangora, ushaka kuntwara burundu ariko ndasiragoringa, mbona mbinyuzemo birarangira, ndaharangiza. Ariko nyuma yaho narabisobanukiwe, ndakora ndarangiza tronkome. Hari hagukomereye ni ugukomera cyangwa nuko wabifatanyaga n'uwo muziki wakumva nyine biragukomereye ukumva ntuzabibasha? Yego, ntago ari uko hankomereye ngo hananire by'amasomo, nuko nabifatanyaga n'uwo muziki nyine birankomerera, numva ngiye no kuva mu ishuri ngakomereza umuziki. So ariko ntacyo, wenda byaje gucamo. Ubu ngubu uri mu wa gatanu, umaze n'icyo gihe uri muri iyi industry y'umuziki, ndakeka waramenyereye no kubimanaginga. So reka tugane ku musozo. Turi kugana ku musozo, ni ikihe kintu uri gusaba abanyarwanda? Ni ikihe kintu uri kubifuzaho? So uvuga imbamutima yawe, uvuga icyo, ubahe ubutumwa runaka, ugire n'icyo ubasaba. Wenda reka mpere ku butumwa nabaha. Ubutumwa nabaha ni uko twese nk'urubyiruko tugomba kwitinyuka. Juste niba ufite impano, yisohore tuyibone, yerekane hanze. Aha ngaha hari abana benshi bananiwe kwerekana impano zabo. Oya, ntabwo kuyihisha hari ikintu bizagufasha, wowe irekure. Ikindi nasaba ababyeyi ni ugukomeza kuba hafi y'abana babo, bakabafasha, bakamenya ngo ese ni igiki umwana wanjye ashoboye ngo mufashe ejo hazaza he habe heza. Nyine ababyeyi ndabasaba kuba hafi y'abana babo. Ibyifuzo byanjye nifuza mu banyarwanda ni ukunkurikira, ni ukumfasha, ni ukuma ibitekerezo kugira ngo nkomeze umuziki, dukomeze dufatanye. Ikindi kintu nabasaba ni kwirekura, mukajya muvuga to yego. So tukiri aho ngaho, ni ikihe kintu wabwira ababyeyi bagukurikiye, ababyeyi baba bumva bafite impungenge ku bana babo b'abakobwa zo kujya mu muziki? Ikintu nabwira ababyeyi bankurikiye cyo, impungenge kuba uzifite mubyeyi birumvikana, kuko uramutse utazifite nta nubwo waba uri umubyeyi. Ariko ugomba no gushaka igisubizo cy'izo mpungenge, kuko nugendera ku mpungenge umwana wawe uzamwicazaho, kandi numwicazaho nyuma yaho hazaza ingaruka mbi
nko kuba honyine nta kintu amaze, nta kintu akora. Ikintu nabasaba ni ukwirekura mukaganira n'abana banyu, mukababaza se byagenda bite, ku buryo nawe azajya gufungukira akakubwira ibyo ashaka, ibyo ashoboye, nawe ukabona ukamufasha. Ntabwo guhorana impungenge unamubuza ibyo ashaka aribyo bizamugira uwo ushaka kaba oya, ahubwo mwe mubabe hafi, mubabere openi, mufunguke muvugane nabo, bazajya bababwira ibyo bashaka, namwe mubonereho kubagira inama no kubayobora mu nzira mushaka ko banyuramo. Nibyo. So Betty, turagushimiye cyane rero kuba wemeye kubana natwe, ukaduha aka kanya, ukemera kwigomwa nyine kugira ngo utuganirize. Ni iby'agaciro kuri twebwe. Ese ikibazo cya nyuma ngiye kukubaza nk'umuntu agukeneye, yakubona gute? Umuntu nshaka yambona yampamagara kuri 0788 15 15 32 cyangwa se 0794 45 792. Yego. So urakoze cyane rero, wakoze kubana natwe. Reka nkomeze nshimire mwebwe mwese mwabanye natwe Ruhura Umutima, televiziyo yanyu nziza kandi mwishimira. Nongere mbibutse nyaboneka aho turakora subscribe kuri YouTube channel yacu, reka nkwibutse gukora subscribe, kandi twishimira ko udukurikira kandi dukundana muri inshuti zacu z'akadasohoka. Mbibutse nanone ko turi kumwe n'Umurage Image Studio, aho wowe wifuza gukora ubukwe bagukorera neza, amafoto na video byiza cyane, ndetse n'ibindi, n'abandi bashaka gukoresha amafilime documentaire, mwasanga mwajya mu Umurage Image Studio. Aho n'ahandi rero ni mu karere ka Bugesera, intara y'Iburasirazuba, aho ni mu murenge wa Ruhuha. Mwabahamagara rero kuri numero 0787317182. So reka tubashimire mwebwe mwese mwakomeje kubana natwe, Imana ibaha umugisha. Nawe turagushimiye Betty. Yego, namwe murakoze. Murakoze cyane.